Mwaramutse neza igitondo cyiza bakunzi b'intimba ya Ravi, nongeye kugaruka muri uwo mwanya mwiza nshuti zanjye, naryamiriye weekend yantangiriyeho pe, mumbabarire uwo munsi wose sinzi ibyabaye pe, naryamye nk'akabebe. Sinongeye kubifuriza isabato nziza kuba yizihiza weekend nziza kuri mwebwe uri muri weekend, ikiruhuko cyiza kuri mwebwe mukora iminsi 5 ishize. Tuyikomereze rero uyu munsi nzanye amakuru menshi meza ya nyayo. Kambonereho kubanza gushimira umuntu wanyandikiye ejo muri comment ngo maze iminsi mubwira ko Shema na Ravi bari buhure, bahure. Ese mushiti wa uratekereza umuntu adashyizemo akantu ko gutera amatsiko wareba koko? Intimba ya Ravi rero ibereyeho kudushyiramo amatsiko tugasobanukirwa mu gice gikurikiye. Niyo mpamvu nanjye mpora nkubwira nti banza wumve ikiganiro, wumva aho cyahereye ku munsi w'ejo, ibyo twaganiriyeho n'ibyakinwe ku munsi w'ejo, dusoreza ku byaganiriweho uyu munsi n'ibiri bukinwe saa 4. Niyo mpamvu rero uhora umbwira ngo nkeneye kubona Shema na Ravi ngo bakoze ubukwe buzakorwa ubukwe buzakorwa, Imana ya mama Ravi irakora. N'abatinde rero reka duhere mu mwanya mwiza wo mu rugo w'aba Ravi, kuko no mu rugo dukunda twese, bantu bakunda urugo rw'aba Ravi, comment zanyu ndazikeneye. Nkeneye kumenya mwebwe urugo rwo kwa Ravi mu rwiyumvamo mute? Ese ari urugo rwo kwa Ravi n'urugo rwo kwa mama Shema karizo ngo zikomeye mu mukino, mubona ari uruhe rugo rushimishije rurimo amahoro? Munyibwire muri comment muze kumbwira uko mubibona. N'abatinde rero umunsi w'ejo murabizi Aline yaranywesheje muri umuna w'itabi. Ese mwoka byaramwe koko? Ni bimwe bavuga ngo ihene mbi ntawe yizirikaho nziza. Banyarwanda munyibwire. Inshuti zanjye rero reka dutangirire ahangaho uyu munsi ncamake ziraba nkeya kuko murabona ko natinze. Twikomereza uko ikiganiro cy'ejo cyagenze, twese twamaze kubiganiraho turabizi. Katuvugana no uyu munsi ngo biragenda bite. Wowe utarakora subscribe rero gerageza kubura amaso urebe hejuru ahantu handitse subscribe upyondeho, tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Umunsi w'ejo rero Mimi yari yiyemeje kuba umuhanzi, ariko se mama uko yamwumvishe, muratekereza none atajya kongera gukubitwa? Nyuma y'uko bari bari kubyina we na Mado muzi impanuro yamuhaga, Mado yabera yatanze impanuro nziza. Ariko se nta bantu bakurikira intimba ya Ravi mugakurikira nawe n'entertain? Ubundi ntago umuntu yakiga akaba n'umuhanzi? Sosiyete nyarwanda twamaze kwiyumvamo ko abahanzi ari abantu ngo bibirara. Ese koko ubundi nibyo? Munyibwire muri comment niba namwe mwemeza ko kuba umuntu ari umuhanzi bimubyara no kubikirara. Ese ko mbibona? Abo twemeza kimwe like nyinshi. Nshuti rero bavaniwe n'abatinde reka twishyikire kuri mama Shema ufashe umwanzuro. Nyuma yo gufata umwanzuro kwihamagara minisita, muratekereza uyu munsi ari icyo agiye kutubwira? Agiye ngo kuvuga ngo minisitiri namubohore yivugire. Kuvuga ko se ko numva biteye ubwoba. Minisita ashobora kuba yarabeshya Aline, ashobora kuba hari ibindi bintu byinshi tutaramenya, kandi ikigari cyo ni uko ibyo bintu byose na manzi numero D Dr abizi, kuko nawe ugakomeza kubwira Shema ati cukumbura umenye n'ibindi. Ako kantu kacukumbura umenye n'ibindi ntago mwumva kadasobetsemo ibindi bintu. Ntimuze gucikwa rero saa 7 nubwo turi kumva andi mabanga mama Shema agiye kuvuga, agiye no kubabwira ukuntu papa wabo yagiye n'ahari. Hari tuzi ko ari umudiplomate nyine, ariko twaje kumenya ko atari byo, we agiye mu buhongero. Nshuti za Ravi rero musengere Ravi, murabona winjiye muri iyi nzu muzi ubushize ukuntu yayigezemo bikagenda, agarwana na Aline iyo Anje atahaba, na mama wa Shema Ravi ntaba yaravuye muri uru rugo ngira ngo ari muzima. Ariko dusenga Imana nk'uko
Lavi yinjiye muri iyo nzu yasenze. Nshuti bakunzi, muze gucikwa n'ikiganiro cya Shema na Lavi kuko kirimo ubwenge. Bantu bakiri batoya, abantu bahura n'ibibazo bya buri munsi, mwumve inama za Lavi kuko nawe ubwawe niba utari mu rukundo, amagambo ya Lavi ari kuvugirwa ahangaha nawe ubwawe wayakunda. N'amagambo yubaka imbamutima za muntu. Twikomereze rero mu gihe Lavi yasohokaga muri iyi nzu, dore ngo arahura na Ganza. Nshuti zanjye, ese Ganza we yitwaye ate? Dore Ganza nawe ngo arashaka kumenya umukobwa usohotse mu nzu. Ntago yiyumvisha ko ari wa mukobwa wo mu bigutiye ngo w'umunyagataro. Namwe murabizi ko Lavi asigaye ahinduranya imyenda, asigaye akeye, arasa neza. Mama we yamugira inama yo kwisiga ntagenda yabikoze, nyine murabona ukuntu Lavi ari gusa neza. Nyuma yaho Neila rero nawe yamaze kujya muri game imaze kujyamo abantu bangahe ubwo? Mimi, Lavi, mama wa Lavi na Neila jemo yo kugira guteye kubuza Manzi nimero kutajyana na Mukasi. Ariko no kuri ndabishyigikiye. Umugani wa Lavi aho kugira ngo Manzi nimero ajyane na Mukasi mahanga, nukuri kwibana nanjye ndi umubyeyi, umwana wanjye namutereka ahangaha nkamvuga ngiye kumumenya, nshaka njye mumenyera n'ikigoma cy'umwana babyaye. Ariko umuvumo wa Mukase ngo umwana na se bafatanyije umugabo, ibyo bintu ntabwo sosiyete nyarwanda tubimenyereyemo. Nshuti zanjye rero, ntimucikanwe no kuza gukurikira ikiganiro saa 4. Ni saa 4 zonyine di. Ariko bakunzi b'intimba ya Lavi, ntago mukumbuye kumenya Claudine ukuntu ababwira nyirabuja, twajya ngo mufata nka murumuna we cyangwa mukuru we. Ako aha hantu nta rukundo rurimo. Mwibuke ukuntu Claudine ku munsi w'ejo yagiraga inama Shema, agaca ku ruhande akagira inama Ganza, ariko mumva amagambo yabwiraga nyirabuja ngo ntajye kwimanika cyajye mu ikamyo nibyanga afata icyuma yikatagura. Aha hantu harimo ikibazo. Mama Shema ashobora kuba afite ibibazo na Claudine n'umuntu watumye Claudine. Nimuze gucikwa saa 4 rero, kora kuri subscribe tuze gukomezanya saa 4 zuzuye, nta muntu tuciyeho, nta segonda, duhari 5 kuri 5. Ujye ureba intimba ya Lavi ugaruka mu magambo umbwire ngo nabeshye iki. Ariko kubeshya ntago ari umuco wacu. Imana ibandinde rero, mukomeze kugira weekend nziza. Ciao ciao.